Reka mbashimire mwese mukunda kumva ibiganiro bya Bizaza TV Rwanda aho muri hose mu Rwanda cyangwa se ku migabane itandukanye iri hano ku isi ya rurema. Byinshi mwagiye mwumva amakuru atandukanye yaba yarasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye n'amateleviziyo atandukanye yumvikana uburyo ki ikigo mpuzamahanga cyangwa se ikigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyamaze kuba cyahagarikwa. Icyo gihe benshi kimaze guhagarikwa bakutse imitima, ibihugu byinshi bitangira kujya mu mwijima, abayobozi benshi nabo batangira kuba bajya ahakomeye cyane, ndavuga mu isi y'umwijima. Ibyo kandi bikimara kuba nuko iki kigo hirya no hino ku isi cyari gifite imbaraga zikomeye cyane cyane mu buzima bwa muntu n'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ibyo byose uko byagiye biba byagiye tuma akenshi na kenshi ikigo mpuzamahanga OMS gitanga impuruza ko icyorezo cya sida cyaba kigiye kongera kwiyongera ku isi umunsi ku munsi. Mu minsi yashize twabagize igice cya mbere kivuga kuri iyi ndwara y'icyorezo cya sida, tubagezaho kandi igice cya kabiri nanone kivuga ku bimenyetso ndetse n'ibyuririzi bishobora kuba bigaragazwa n'indwara y'agakoko gatera sida mu gihugu cyangwa se mu isi muri rusange. Benshi n'aka kanya baracyari kurira, baracyapfukamye, abandi baracyabariza bati ese koko byagenze gute kugira ngo iki kigo USAID kibe cyahagarara maze imitima y'abantu ikomeze kuba yahagarara burundu. Aka kanya icyorezo cya sida gikomeje kuvuza ubuhuha haba mu bagabo, mu bagore, urubyiruko ndetse n'abana, utibagiwe n'ababyeyi. Ibyo byose kandi uko bibaho cyangwa se uko bigenda nuko imitima ya benshi ishavuye. Byatewe n'iki? Nuko iki kigo nta hantu utagisangaga, yaba mu bigo by'amashuri wacyasangagayo, haba mu kigo cy'ubuzima cyangwa se mu bigo nderabuzima runaka bitandukanye ku migabane itandukanye wabisangagayo. Wajyaga mu isoko ugasanga ikigo kirahari, wajya mu bihugu bitandukanye ugasanga ko girahari, hose wasanga iki kigo gifite byinshi gitanga kandi gifasha mu buzima bwa muntu. Gusa ndibanda ku buzima bwa muntu cyane ku bijyanye n'iki cyorezo cy'agakoko gatera sida. Ese iki cyorezo gihagaze gute? Kuko abantu benshi bagiye bacyandura, benshi bacyandura kubera bafashwe ku ngufu. Abo n'abana b'abakobwa cyane bari mu bihugu bitandukanye bya Afurika kubera intambara n'amakimbirane bihoramo. Abenshi kandi bafatwa ku ngufu kubera imyitwarire n'imigenzo itandukanye iranga ibihugu bitandukanye. Abenshi kandi nabafatwa ku ngufu kubera umunsi ku munsi baba badahabwa uburenganzira bwabo nk'ikiremwa muntu. Abandi nabo kandi bafatwa ku ngufu kubera intambara n'amakimbirane babigenda biba hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ibyo byose uko biba kandi ntago bituma abenshi baba ubuzima bwabo bugenda guhagarara, bityo isi na muntu ikajya mu muriro. Nitwa Nshimiyimana Eric, ngiye kubagezaho igice cya gatatu cy'ikiganiro ku buzima butandukanye bwa virusi itera sida. Ese ihagaze gute muri iyi si? Ese niki abanyarwanda twakora? Niki muri rusange abanyarwanda twakora? Ese Afurika yakora iki? Ngewe nakora iki? Wowe wakora iki? Nibikunda umenyeke ari Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Nawe ukoze subscribe aka kanya menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Guhaye ikaze. Aka kanya mpaye ikaze abari mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30 ndetse n'intara zigeze kuri enye n'umujyi wa Kigali. Mpaye ikaze kandi abari mu karere k'Iburasirazuba n'akabiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, Tanzania, Kenya namwe muri Sudani. Mbahaye ikaze mu biganiro bitandukanye. Central Africa, South Africa, West Africa namwe no kutwumva muri North Africa. Mbifurije ikaze mu biganiro bitandukanye bya Bizaza TV Rwanda. Aka kanya tuvugana usanga urubyiruko ndetse n'abakuze bakerensa kuri iyi ndwara. Usanga benshi bagiye gukora icyo bita imibonano mpuzabitsina hagati yabo n'ishimisha mubiri, usanga ibyo gukoresha agakingirizo ntacyo bibabwiye. Abandi nabo bati kandi n'ubundi binini byo kugira ngo bigabanye ubukana birahari, nta mpamvu yo kuba twakikingira.
usanga hirya no hino mu tubari ndetse n'amabara atandukanye, aho kuba bakirinda ibingibi bidakorwa. Abenshi kandi bagiye bumva ko iyi virusi ishobora kuba yakandirwa mu bikorwa bitandukanye, amatembabuzi ndetse no kuba mwasangira ibikoresho n'uwayanduye. Ibi kandi ubwo twagiye tubigarukaho mu gice cya mbere ndetse n'icya kabiri, uyu munsi mu gice cya gatatu tugiye kubicukumba, ariko tubereye ku kindi kimenyetso simusiga ushobora kuzabona cyangwa se cyaba kigaragara igihe wamaze gufatwa n'ubu bwandu bw'agakoko gatera sida. Ni iki ngiki: umubiri kubura ubudahangarwa mu buryo bukabije cyane. Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS cyangwa se sida bisobanuye icyiciro aho umubiri wanduye virusi itera sida yaba yageze aho abura ubudahangarwa bw'umubiri mu buryo bukabije, kugeza aho abasirikare barinda umubiri indwara bitwa CD4 triplase cyangwa se icyo bita T helper cell, baba bari indwara zihariye ziterwa no kwandura virusi itera sida zamaze kwigaragaza mu buryo bufatika. Mu gihe kandi hatabayeho ubuvuzi bwihariye, ibintu byo bigaragaza hafi 1/2 cy'abantu banduye virusi itera sida mu myaka 10 itandukanye. Cyane cyane ndavuga mu myaka 10 iri imbere ishobora kuzagaragarira aho abantu bashobora kubazandura iyi virusi itera sida bazaba bikubye inshuro zigize kuri 5 zose. Ibi kandi ni ibimenyetso bigaragara kandi n'ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko cyane cyane muri Afurika muri rusange ko iki cyorezo gishobora kuzahitana abasaga ibihumbi byinshi cyane. Ibintu kandi bya mbere bikunze kugaragara byerekana ko umurwayi yageze muri iki cyiciro cyaho umuntu afata ko arwaye sida harimo pneumonitis pneumonia, umusonga uri kuri 40%, gutakaza ibiro byinshi cyane mu buryo budasanzwe coexia cyangwa se bungana na 20%, cyangwa se ukaba arwaye icyo bita candidiasis esophageal, indwara n'utubyimba ndetse no kubabara cyane mu kanwa ndetse no mu muhogo bitandukanye. Candidiasis kandi esophageal ni indwara ikunda kugaragara cyane mu bantu bamaze gufatwa n'iyi ndwara y'agakoko gatera sida. Ibindi kandi bimenyetso bikunze kugaragara harimo kwandura indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, icyo bita respiratory parts, zikagenda zigafatwa mu buryo bumwe cyangwa se butandukanye. Ibi bice kandi bitandukanye bijyanye n'uburyo bwo guhumeka cyangwa se respiratory part cyangwa se breathing part bikunda kwandura cyane ndetse no gufatwa igihe wamaze kwandura iyi virusi itera sida. Ibice kandi urabizi kandi nabyo bikunze kuba byatuma ubaho neza mu gihe amaraso ari kuyungururwa. Igihe rero ibi bice bya respiratory part cyangwa se ibice bitandukanye bijyanye n'imihumekere ya muntu iyo byamaze kwangirika, ubuzima bwawe ndetse n'imbaraga nabyo bigenda bigabanuka umunsi ku munsi. Uyu muntu kandi wamaze kwandura iyi virusi itera sida cyangwa se wamaze kugera kuri iki gice cya gatatu namaze kugusobanurira, ashobora ndetse no kwibasirwa n'indwara zitandukanye kandi zitunguranye ziterwa n'udukoko nka bacteria, virus, ibihumyo cyangwa se fungus cyangwa se fungi n'udukoko dutandukanye dusanzwe, kandi utu dukoko twinjira mu buzima bwawe. Utu dukoko kandi utandukanye dusanzwe zikumirwa zikarindwa ndetse no ku buryo utu dukoko tudahangarwa cyangwa se ku buryo twakirindwa umunsi ku munsi. Utu dukoko kandi tumaze kugira mu mubiri ubusanzwe ubudahangarwa bw'umubiri babwarinda utu dukoko twa bacteria, virus, ibihumyo cyangwa se fungi. Iyo ufite immunity cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri bumeze neza, iyo bugezemo bugwana narwo ugasanga umubiri wawe umeze neza. Ariko iyo ufite agakoko gatera sida, utu dukoko twagira mu mubiri usanga twihutira kujya gushwanyaguza ibindi bice by'umubiri bitari byafatwa, maze ugasanga burakuzahaje kandi ubusanzwe ubuzima bwawe bwajyaga bumera neza, cyangwa se wabaha amantibiyotike ugasanga birakize burundu.
indwara kandura kandi ziterwa ahanini n'ibinyabuzima bikunze kubaho mu bidukikije mu buzima bwa muntu. Izi ni indwara kandi zishobora kwanduza umubiri wese wamaze gufatwa n'izi ndwara cyangwa se wamaze gufatwa n'iyi ndwara y'agakoko gatera sida virus. Aba bana kandi n'ubwandu bwa sida bafite ibyago byinshi cyane byo kwandura kanseri zitandukanye ziterwa na virusi zitandukanye. Ibi kandi harimo nka sarcoma ya Kaposi, lymphoma ya Burkitt's, lymphoma y'ibanze yo hagati ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Niba ubyumvishe neza mvuze za kanseri zitandukanye, harimo sarcoma ya Kaposi, lymphoma ya Burkitt's, lymphoma y'ibanze yo hagati ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Izi kanseri nazo zikunze gufata abantu batandukanye baba bamaze gufatwa n'iyi virusi itera sida. Iyi kandi iyi sarcoma ya Kaposi ni kanseri ikunze kugaragara cyane, ikaboneka ku 10% kugera kuri 20%. Ni indwara nayo iteye inkeke. Byaba bana kandi na virusi itera sida baba bana nayo umunsi ku munsi. Kanseri ya kabiri kandi ikunze kwibasirwa cyane cyane ni lymphoma, ikaba ari nayo kandi yigaragaza cyane, ikaba ikunda kuba nyirabayazana urupfu rw'abantu bagera kuri 16% babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ibi kandi ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane bya mbere cya sida mu buzima bwa muntu, kuko biri kuri 3% kugera kuri 4%. Izi kanseri zombi kandi zifitanye isano na heripavirus y'umunani cyangwa se HHV8, kanseri y'inkondo y'umura igaragara cyane ku bafite sida kubera ko ifitanye isano na papilloma virus ya muntu HPV, kanseri ifata ya leya uruburi ruhuza igice cy'imbere cy'amaso ndetse n'igice cyera cy'ijisho, nayo ikunze kugaragara cyane cyabanduye ku bantu bamaze kwandura iyi virusi itera sida. Byongere kandi iyi ndwara cyangwa se iki cyorezo gikomeye cyane muri iyi si gihitana abantu benshi cyane buri mwaka ndetse no mu myaka igiye itandukanye kuva umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1980. Byongeye kandi aba bantu n'ubwandu bwa sida bakunze kugira ibimenyetso byo kwibasirwa n'umuriro mwinshi cyane udasanzwe uzamuka buri kanya utajya ugabanyuka. Ibyuya kandi byinshi cyane bikunda kubira cyane cyane nijoro, kubyimba cyangwa se icyo bita lymph node hirya no hino hatandukanye, haba mu kwahwa, haba mu maso, ku maboko ndetse no ku bice bitandukanye by'imyanya myibarukiro. Izi lymph node umunsi ku munsi zirazamuka, utubyimba two mu kwahwa ndetse n'amabinga, guhorana ubukonje bukabije cyane, imbeho, gutitira, intege nke ndetse no gutakaza ibiro byinshi cyane. Indwara kandi y'impiswi iza buri kanya ni ikindi kimenyetso simusiga gikomeye cyane kigaragaza, kiboneka kandi ku bantu bagera kuri 90% barwaye virusi itera sida. Bashobora kandi kwanduza ibimenyetso bitandukanye byo mu mutwe ndetse kandi no mu mitsi bifitanye isano n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ese wakwibaza uburyo virusi itera sida ikwirakwiza mu buzima bwa muntu muri rusange? Ese igenda gute? Yangeraho gute? Yakugeraho gute? Ese bariya yabageraho gute? Virusi itera sida kandi mu buzima bwa muntu ikwirakwizwa n'inzira zigeze kuri 3 z'ingenzi muri rusange. Ese izo nzira zigeze kuri 3 ni izihe? Guhuza ibitsina mu buryo budakingiye, ibice by'umubiri kandi by'uwanduye indwara y'agakoko gatera sida cyangwa se sida twahungabanye cyane. Ibi kandi twahungabanye bishobora kuba byagiye bitandukanye bikinjira mu buzima bwa muntu. Ibi kandi ibice bitandukanye cyangwa se ibi
bimwe bishobora kuba byafashwe bikomeze byafashwe mu buzima bw'abantu mu byaranduye virusi itera sida, cyane cyane nk'ibisebe bivamo amatembabuzi ndetse n'amaraso, ndetse no kuva amaraso ku mubyeyi iyo atwite, ndetse no mu gihe umubyeyi atwite umwana ashobora kwanduza. Mu gihe kandi cyo kubyara umubyeyi wanduye ava amaraso cyane arimo abyara akivanga n'amaraso y'umwana binyuze mu mukondo cyangwa se mu kuba yakonsa. Aha naho virusi itera sida ishobora kuba yahanyura. Ahatandukanye kandi bishobora kuba byanyura nko mu nkonda cyangwa se ikiriri cyangwa se konsa uruhinja k'umubyeyi wanduye virusi itera sida. Icyo nakubwira cyo ni uko nta kaga cyangwa se nta kaga ko kwandura virusi itera sida binyuze mu mazirantoki bikunda kuba byabaho. Ururenda rw'amazuru cyangwa se ibimyira, amacanwe, ibyuya, amarira, inkari cyangwa se kuruka, keretse iyo byivanzemo n'amaraso yanduye virusi itera sida. Birashoboka kandi ko umuntu yakandura impuranire cyangwa se bikaba byagera mu cyo bita impurirane y'ubwonko cyangwa se y'ubwoko butandukanye bwa virusi itera sida burenze bumwe, bikunze kwitwa HIV super infection. Iyi HIV super infection ni igihe ushobora gusanga indwara ishobora kuba yakandura mu buryo butandukanye. Ushobora kuba wakandura icyarimwe binyuze mu matembabuzi, cyangwa se ukaba wakandura icyarimwe igihe wafashe ku maraso y'uwanduye virusi itera sida, cyangwa se ukaba wakandura icyarimwe igihe umubyeyi arimo arabyara. Reke duhere mu nzira zigeze kuri iyi ya mbere, imibonano mpuzabitsina. Uburyo bukunze kurindwamo cyangwa se kwanduramo virusi itera sida ni uburyo bwo guhuza ibitsina n'umuntu wanduye, hagakorwa imibonano mpuzabitsina idakingiye. Icyakora umuntu wanduye virusi itera sida ufite virusi itari yagaragarira ibyuma bipima bitewe no kuvurwa igihe kirekire, nta byago afite byo kwanduza abandi virusi itera sida binyuze mu gukora ndetse n'abo imibonano mpuzabitsina idakingiye. Kuba kandi hari abantu banduye virusi itera sida itagaragarira ibyuma biyipima byamenyekanye cyane cyane mu itangazo ry'Ubusuwisi ryo mu mwaka wa 2008, biteza impaka ndetse no kutabivugaho rumwe na rumwe ku bihugu bitandukanye biri ku isi. Kuva icyo gihe kandi byaje gukorerwa ubushakashatsi bwimbitse, biremezwa ko biba bihari kandi bikomeze kuba byaboneka, ariko biri ku mahirwe make cyane. Ibi kandi kuba byaragiye bishyirwa hanze mu bushakashatsi byagiye bigaragaza ko bishoboka cyane kuba ushobora kuba utakanduza uyu muntu igihe umaze igihe ufata imiti cyangwa se urwara cyangwa se wikingiza umunsi ku munsi. Ku isi hose kandi uburyo bukunze kwanduramo virusi itera sida ni uburyo bwo guhuza ibitsina n'umuntu wanduye, hakorwa imibonano mpuzabitsina idakingiye hagati y'abadahuje igitsina, ariko uburyo bwo kwandura buratandukanye mu bihugu bitandukanye. Kugeza mu mwaka wa 2017 abantu benshi banduye virusi itera sida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaye mu bagabo babyamanye ndetse n'abagabo bagenzi babo bagera kuri 80% cyangwa se 82% bayanduye virusi itera sida ku bagabo bafite imyaka iri hagati ya 13 ndetse n'abayirengeje, ndetse na 20% by'indwara nshya bagiye bayandura. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi abagabo bahuje igitsina bafite imyaka agera kuri 13 kugeza kuri 24 bangana na 92% barayanduye virusi itera sida. Mu bagabo kandi bose bari mu kigero cyabo na 27% by'indwara nshya mu bagabo bose bahuje igitsina, ndetse kandi n'ibitsina byombi ugasanga barayanduye. Abagabo kandi bagera kuri 15% b'abagabo bahuje igitsina banduye virusi itera sida, mu gihe 28% by'abagore bahindura ibitsina cyangwa se icyo bita transgender banduye virusi itera sida. Niba ubyumvise neza, ngaragaje uburyo ki umugore yagiye ashaka guhindura igitsina nabyo byagiye bituma yandura virusi itera sida kuri 28%.
Ku bijyanye kandi n'imibonano mpuzabitsina idakingiye, ibigereranyo by'ingaruka cyangwa se by'ingaruka zo kwandura virusi itera sida ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bigaragara ko byikubye inshuro zigeze kuri enye kugeza ku 10 mu gihugu byinjiza amafaranga make cyane ugereranyije no mu bihugu byinjiza amafaranga menshi cyane. Mu bihugu kandi byinjiza amafaranga make, ibyo bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ibyago byo kwandura abagore ku bagabo bingana na 0.38% kuri ibi gikorwa, naho kwanduza abagabo ku bagore bingana na 0.30% kuri buri gikorwa. Ibigereranyo kandi bihwanye n'ibihugu byinjiza amafaranga menshi cyane biri kuri 0.04% ku gikorwa cyo kwanduza abagore ku bagabo, naho bikaba bingana na 0.08% kuri buri gikorwa cyo kwanduza abagabo ku bagore. Ibyago byo kwandura kandi bivuze ko mu mibonano mpuzabitsina ni byinshi cyane. Bivuga ko hagati ya 1.4 kugeza kuri 1.7% kuri buri gikorwa haba imibonano mpuzabitsina idahuje igitsina, ndetse kandi bajyamana bahuje igitsina hirya no hino ku isi. Nubwo kandi ibyago byo kwandura biva mu mibonano mpuzabitsina ku bahuje igitsina ari bike, biracyahari cyane. Ibyago byo kwandura kandi byo kwakira imibonano mpuzabitsina mu kanwa byavuzwe ko ari hafi ya nabyo kuba virusi yakandurira mu kanwa, ariko byagaragaye ko hari abantu bake kandi banduye binyuze muri ubwo buryo butandukanye. Ibyago kandi byo kuri iki gikorwa byageranyijwe kuri 0.004% kubakira kubakobora imibonano mpuzabitsina mu kanwa cyangwa se icyo bita oral sex. Mu bihe kandi birimo uburaya, mu bihugu bikenye cyane ibiri ku mu butayu biri mu bihugu byo muri Afurika no munsi y'ubutayu bwa Sahara, ibyago byo kwandura abagore ku bagabo byageranyijwe biri kuri 2.4% kuri buri gikorwa kimaze gukorwa, naho kwanduza abagabo ku bagore bikaba kuri 0.05% kuri buri gikorwa gikozwe mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo bikorwa byo kwandura kandi byongera iyo umuntu yanduye iyi ndwara mu gitsina akaba ayifitemo ayigendana, cyangwa se iyo umuntu yanduye indwara zisanzwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina hamwe n'ibisebe byo mu gitsina bitandukanye. Ibisebe kandi ibyo mu gitsina bigaragaza ko byongera ibyago inshuro zigera kuri 5 zose kuba zakanduza iyi virusi itera sida. Izindi kandi za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka mburugu, chlamydia, trichomonas ndetse na vaginose ndetse ya bagiteri zifitanye isano kwiyongera gake cyane mu byako byo kwandura virusi itera sida. Ubwiyongere bw'ubukana kandi bwa virusi itera sida mu mubiri buwanduye cyangwa se viral load ni ikintu cy'ingaruka zikomeye cyane kwanduza virusi itera sida binyuze mu mibonano mpuzabitsina, ndetse kandi biciye mu kwandura hagati y'umwana na nyina, umubyeyi we. Mu mezi kandi agera kuri 2 n'igice yibanze mu ikubitiro ryo kwandura virusi itera sida, ubwandu bw'umuntu bwikubye inshuro zigeze kuri 12 bitewe n'ubwiyongere bw'ubukana bw'iyo virusi itera sida afite mu mubiri we. Viral load cyangwa se niba umuntu ari mu cyiciro cye cya nyuma yaho yandure virusi itera sida, ibipimo byanduza bikubye inshuro 8 zose zo kuba wakandura. Abakora imibonano mpuzabitsina bicuruza mu bikorwa by'uburaya, harimo n'abacuruza imibiri yabo by'umwuga byemewe cyangwa se icyo pornography, bafite ibyago byinshi cyane byo kwandura virusi itera sida.
imibonano mpuzabitsina kandi ikabije mu buryo bwo cyangwa se bwo gukubana kw'ibitsina bitandukanye cyangwa se byo kuba byakubana igihe abagabo bari gukorana n'abandi bagabo bagenzi babo imibonano mpuzabitsina cyangwa se abagore bari gukorana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagore. Imibonano mpuzabitsina kandi ikabije mu buryo bwo gukubana kw'ibitsina nta bunyerere cyangwa se ububobere buhagije mu gitsina rough sex cyangwa se rough sex irashobora guteza kwiyongera kw'ibyago byo kwandura virusi itera sida. Ihohoterwa kandi irishingiye ku gitsina nk'uko nigeze kubivuga hejuru rikubiyemo ibikorwa byo gufata ku ngufu, gusambanya undi ku gahato ndetse no gusambanya abana bakiri bato cyangwa se sexual issues, nabyo kandi irishobora guteza ibyago byinshi cyane byo kwandura virusi itera sida kubera udukingirizo tudakunze kwambarwa muri ibyo bikorwa by'ubugome, bigatera ubukomereke mu gitsina aho abagore ndetse n'abakobwa ndetse no ku gitsina ku bagabo ndetse n'abahungu, cyangwa se gukomereka ku kibuno ndetse n'ahantu hatandukanye ko bakorerwa ibikorwa byo gufatwa ku ngufu ndetse n'abatinganyi, bikongera ibyago byinshi cyane byo kwandura virusi itera sida ndetse kandi bikaba byanatera ibyuririzi by'indwara zindi zandurira mu bikorwa bitandukanye byo gukora imibonano mpuzabitsina abagikorerwa kandi bakandura umunsi ku munsi virusi itera sida. Amatembabuzi. Uburyo bwa kabiri kandi bukunze kwanduriramo virusi itera sida ni uburyo bunyuze mu maraso yanduye ndetse n'amatembabuzi yivanzemo ayo maraso yanduye. Kwandura kandi biciye mu mubiri mu buryo birashoboka guterwa ndetse no gusangira inshinge mu gihe cyo gukoresha ibiyobyabwenge bacisha mu kwitera inshinge mu mitsi ndetse no gukomeretswa n'inshinge mu gihe ruri guterwa ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Guterwa amaraso kandi yanduye cyangwa se ibikorwa byo ku maraso yanduye cyangwa se inshinge zikoreshwa mu buvuzi ariko zitujuje ubuziranenge, hamwe kandi ibikoresho bidafite ubuziranenge, bidafite umutekano uhagije wo kubika mu buryo bwiza, mu buryo bwihariye bwa gihanga bushobora kuba bwatuma haba icyo bita sterilizer. Icyo gihe sterilization itigeze ibaho ahantu wakandura virusi itera sida. Ibyago byo kwandura kandi virusi itera sida hakoreshejwe uburyo bwo gusangira urushinge mu gihe cyo gutera ibiyobyabwenge mu mitsi. Ibyago byo kuba wakandura virusi itera sida igihe hamaze kuba habaho icyo bita sharing cyangwa se gusangira kw'inshinge mu bijyanye n'imitsi hakoreshejwe ibiyobyabwenge biri hagati ya 0.63% bingana kandi na 2.4% kuri buri gikorwa, ugereranyije ku gipimo cyo hagati average ni 0.8%. Ibyago byo kwandura virusi itera sida kandi binyuze ku rushinge rwatewe umuntu wanduye virusi itera sida bivuga ko ari 0.3% hagati ya rimwe kugeza kuri abantu bageze kuri 333 kuri buri gikorwa. Kandi ibyago byo kwandura virusi itera sida binyuze ku rurenda rw'amatembabuzi ruvanzemo amaraso yanduye virusi itera sida biri kuri 0.09%, biri hafi ya rimwe ku bantu 1000 kuri buri gikorwa. Izi ngaruka kandi zirashoboka ariko kugera kuri 5% mu gihe ayo maraso ari muri urwo rurendo cyangwa se rw'amatembabuzi yaturutse ku muntu ufite ibikorwa bitandukanye cyangwa se ubwikorezi bwinshi cyane bwa virusi itera sida n'umwenge cyangwa se igisebe ari kinini cyane ku mubiri wa wundi cyangwa se wa wundi wandujwe virusi itera sida. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi abakoresha ibiyobyabwenge bagejeje kuri 12% by'abanduye virusi itera sida mu mwaka wa 2009, ndetse kandi no mu turere tumwe na tumwe abantu barenga 80% bitera ibiyobyabwenge banduye virusi itera sida. Virusi itera sida kandi yanduza hafi 90% binyuze mu guterwa amaraso yanduye cyangwa se icyo bita blood transfusion.
uku gusangira cyangwa se guterwa amaraso ku muntu utayafite, ibi nabyo byongera ibyago byo kuba wakandura virusi itera sida. Mu bihugu byateye imbere kandi ibyago byo kwandura virusi itera sida ni bike cyane, munsi ya 1/2 cya miliyoni, aho hakorwa uburyo bwo gutoranya abaterankunga ndetse no gusuzuma virusi itera sida mu maraso atarwa, cyo bita blood donation. Urugero, mu Bwongereza ibyago bivuga ko ari 1 muri miliyoni 5, naho muri Amerika yo ni 1 muri miliyoni 1.5 mwaka 2008. Mu bihugu kandi bikenye cyane, 1/2 cy'amaraso niyo yonyine ishobora gupimwa mu buryo bukwiye guhera mu mwaka 2008, kandi bikaba bivuga ko abagera kuri 15% banduye virusi itera sida muri utwo turere baturukamo guterwa amaraso yanduye ndetse n'amatembabuzi avanze n'ayo maraso yanduye, bigeranywa no kuri 5 kugeza ku 10% by'abanduye ku isi muri rusange. Bishoboka kandi ko kwandura virusi itera sida mu guhindura ingingo z'umubiri zitangwa kwa muganga, cyangwa se izo nkingo iyo ziri gutangwa kenshi nako bishoboka byatera virusi itera sida. Niyo bari guhindura ingingo za muntu cyangwa se gukuramo nk'impyiko cyangwa se umutima, aho naho bishoboka byatera virusi itera sida cyangwa se biri gukora icyo bita implant mu ndimi z'amahanga. Nubwo kandi ibi bidasanzwe kubera kwipimisha mbere kubikorwa, akenshi nabyo usanga muganga bishe gato usanga virusi itera sida ushobora kuba yakwataka. Nshuti bakunzi ba Biza TV Rwanda, reka mbashimire. Iki ni igice cya 3, reka dusubike tuzasubire dukomeze tuganire kuri iyi ndwara ya virusi itera sida. Nayindi neguza naho utaha.